rero ukuntu byagenze nagiye kumva numva muganga arampamagaye yagezeho agasanga na cya gikobwa kikiriyo baba we ariko nanjye ndashaka ikintu mufasha umari rwose pe ndabona amasaha akuze reka tunagiye mu nzu turebe turadukora cyane ko bimeze ariko ubwo arambabaje mu buzima kwishima dore nasetse iminwa yageze kubera ibyishimo nanjye mbwira rero dufatanye guseka ibyo byishimo ndabisaka reka rero mukubita agasitoye yego ubushaniya mushiki wanjye ambwiye ko agiye kumutegera agataha mbimenye nese ujya ngo nakubeshya koko mama ntago nakubeshya none se niba ashaka rero umukobwa wenyine uzi ikintu gituma mudahuza ni igiki yambwiye ngo nubwo namureba gusa ngo byibira ngo byatumage ngo ko amaze iminsi ngatarika aho kandi ariko wumvisha atari nyamibwa bakubwiye aho shane yajya kujya mu bitaro akarwara kubera urukundo agufitiye ikibura kugira ngo umukunde n'igiki wambwiye ikintu ubura nkakora ibishoboka byose ko mfite umutungo mwinshi mwana rega nta na kimwe ntazakora ku bwawe nyine ndabyumva ubundi nago hari nakabengeye rwose nago nuko nubaha papa Shania gusa ariko ubundi nago nakabengeye nukuri Shania nago mwimvamo rwose mama ubujya imba nakubwiye kuzamukunda ariko wanze ukunze ibyo bivugisha ko ntumvikana nawe n'umunsi warimo kuzamukunda wanze ukunze nyine reka ngene wenda ndebe ukuntu bimeze wenda nkubwira akantu umuco w'ikinyarwanda ukuntu bigenda ntujye kure umuntu urwaye kandi ugukunda wamushyira akagifite ibintu by'Imana numva none urabivanze none oya mushyira akantu akaji kayawurute nese ko nundi bashaka ko kujya mu mvugane nayo gusubira ko se wagenda gutyo gusa cyangwa n'amafaranga ufite urahura cyane amafaranga ntabwo nayabura ndayafite ariko ikibazo si uko gerageza rero ukora uko ubyumva mu mutwe wawe ntawe nawushyamo ibyo udashaka njyewe ngiye kugenda murebe nimara kumureba ugerayo vuba sibyo byiza icyo bigutwaye tugeze urayifite amafaranga si ikibazo mama ahubwo ndaje ngende murebe nimara kumureba ndebe ukuntu gerageza mwana wanjye gerageza mbabarira uko bishoboka byose uriya mwana w'umukobwa umwiyumvemo bitabaye ibyo njye nawe tuzihanganira ngo gira uhaguruka ugende ujye kure mu ndi mwana nta kibazo gerageza uko bishoboka byose umugereho vuba yego
Umva mako. Gwira hano nkubwire. Va hano nkubwire se, ntabwo uri kunyumva. Ikise kandi nakoze mama. Inde, njyandi nyoko. Suna ukumva, kava hano. Ntabwo ari kumva, ntabwo wumva, ntabwo wumva. Mama mbabarira. Njye ntabwo ndi nyoko, uri kubyumva? Ntabwo ntabwo ndi nyoko, uzongera kuyita nyoko. Uri kumva? Asoni. Cyo kwigize gusa. Nakoze ikise mama. Nakubwiye ngo ntabwo uri kunyumva, ntabwo wumva. Ntabwo sindi nyoko. Aho musirazi mu cyaro, uri kubyumva? Asoni, njye nyoko. Urongera kwita gukora mu matwe. Ndayazibura. Mbabarira n'ukuri. None se nakoze iki? Ko ndimo gukora isuku hano. Inkweto ziri he? Inkweto zo ko naziriye ko nazibuze. Nazanduye nazishyize hariya. Wazandura se n'ibyombo? Isiko nabonaga ziri mu nzira. Zirahanaguye se? Umva nkubwire rero. Hajya ngura makobwa. Ufite imyaka ingahe harya? 15. Nabonye bankoresha nanjye singaseko. Bitu nijya kwihanangiriza. Ucyumve. Umukobwa ngiye kuza. Uri ko byumva? Uzigera umwegera gusa uko umwegera nge nawe tuzababa. Ndeba hano tuzababa. Waretse mwikundanira n'uwo mukobwa. Ko nta wundi muvandimwe mfite. Waretse tukikundanira ko. Umwana wanjye uramuzi cyangwa ntabwo umuzi? Araje umubone. Nzabona umwegereye gusa. Ninjye nawe. Kandi umva nkubwire. Uri kunihira hano ku makaro yanjye? Uri kunihira ku makaro yanjye nzamware. Hakuva ngaho. Shingukira ku makaro wagakobwa hariya vuba. Hano gashyana. Vira ku makaro. Ubuse wakorofye cyangwa uri muraje abata? Mama mbabarira. Vuza ngo iki hariya? Vira ku makaro. Ashyano we. Ko kuramoniki. Nakubwiye ngo ahubwo nzumva ibwira papa shaniye. Wari uzi ko araburanga ukundi, ntabwo ngukunze. Unarinze koko nawe wahunze. Mukunda mwiki. Vira ku makaro ntawe wumva cyangwa nzi mbona nawe. Nze ko nani kukwakuru. Ubuse wakorofye rero birahubwo birahanga urengo wakora. Ariko sera amashani yakadaheruka kuza kundeba hasi ko muri minsi nta mukozi mfite ko yihugiyeho cyane agakabyara ako ndaje kuza kumukanya kumuhamagara ako sikore nguri yaraje siko tazapfa vuba naze mubwira agahinda amaranye iminsi. Assalamu alaikum wa barakatuh. Assalamu alaikum mashani. Meze neza. Meze neza. Sikutazapfa vuba. Uri kumvuga se? Nahoze nkwibaza. Ya mama shani. Ikamuzanira agatebe tuba twicareye hanze. Niyo hari amafi. Arakora dushaka boke. twongereho ku nama nashaka kugira nyine nanaguhamagariye twere gutinda muri byinshi. Yego buriya mama wawe wazashaka kumuganiriza nanjye nkumva niba yanyumva ndabizi ko yakuze abona turi inshuti. Yego ndumva nifuza kuba namuganiriza nkamubwira uburyo ki nyine nabo kubangamira agutera stress mu kazi nkabona ntumeze neza. Rimwe atazanakubura rega bitewe na stress agutera nga aguhatira abakobwa udashaka. Urabyumva ute wowe? Mama wanjye n'ubundi kwaka arabizi ko turi inshuti n'ubundi kuva mu bwana arakuzi cyane yakumva n'ukuri yakumva. Mama shani usiko nkubonye nagushakaga
ceceka ninjye gushaka cyane wanshaka ngiye gushaka birenze ninjye gushaka birenze cyane guteze wenda bano sekasha mfite agahinda bwoko ki ko ndeba ufite ikibazo mu mashani ariko mama wa Mari reka nkubwire ibanga ngiye kukubitsa uzamire yakubize ko nagira amazimwe ntabwo njya nzimura nta n'abagore ngendana nabo ngo nabibabwira nta kibazo mfite pe gusa birambabaje cyane kandi umutima agiye guturika ikintu cyakobaje ni iki je gikubaga urumva nshaka kukureba ngo tuvugane ungira inama niyo mpamvu uje iyi saa 8 yose n'izuba dore ryanyishe urabibona ndananiwe ushaka ufite ikibazo gihambaye ndagifite cyane gikomeye pe kandi nyumve yombi ariko uzamira iryo banga ndimara imyaka irenga 20 siko numva nyihanangiza cyane ari ikindi kintu turavugana ukacyumva hanze iryo banga rirakomeye cyane umangize impungenge rero ukuntu bimeze buriya nashakanye na Pashaniya azi ko nyiri umukobwa uri umufemeri se yego nabyaye umwana mu cyaro nuriya nabonye iwawe makobwa se karabahera karagashyano kariya ari uwanjye ntabwo umwana njye amera kuri nabonye mushyigikiye cyane umukobwa njye yitwa Liza mo hari ikintu kibyihishe inyuma oya uriya impamvu umugabo aramukunda ariko njye simukunda ahubwo burangiye kubwagurukira mwamubonye mutazira mukobwa umugabo yaramuzanye ibyo tuba tubiretse kankubwira ibyanjye byanzanye kambwira ibyawe yashyira by'umukobwa sinshaka kumva ibyako nabyaye umwana mu cyaro yitwa Liza mubyara umugabo witwa Kamanzi kumva pe ariko yanze kumfasha ubuzima bunyishe mbona ngiye gupfa muta mu cyaro nizira i Kigali ibintu bya ko mbona ngiye ubwoba mushana ko binteye ubwoba uratinyuka ubyara umwana umuta mu cyaro uraza ni Kigali ati ba ako se Oma kandi nshaka kukubaza yego ubundi Fatuma mushiki wawe yego yari yabazanira umukwera ngo twumve ko tugiye kuzanywa mu minsi iri imbere amaze gukura ndakeka Fatuma wacu rwose ibyo ngibyo nagara aranagana no kubitekereza kuko ndakeka ubu ngubu bagiye gusoza kaminuza ejo bundi harabura nk'amezi nk'abiri nta musore ndabona azana nta n'uwo ndumva banatiretana no kuri telefone tu none ubwo bivuze ko nta na shira afite uko mbikeka nta na shira agira tu kuko mba mbona igihe cye cyinshi cyane agihugira mbese mu masomo aba yibereye mu masomo noneho ko basigaye bigana nimugoroba noneho igihe cye cyose kiba kiri mu masomo sinzi nta musore ndabizi neza ko nawe tu nawe ese papa Bashana mukimara kumenya nayo iryo banga ararizi nakubwiye ngo iryo banga njye nyurize ariko Papa Shana ntaryazi ari Shana mukobwa ntaryazi nakubwiye ko njye nyurize ugatinyuka ukarya mugasinzira ukarya bikamanuka mbese ukadamarara ubu ngubu ndi kumva byandenze ese mama Shana kwari ubonye ubyo mwana mu cyaro ukagira umugisha Imana ikakurwanirira ukaza Kigali ukabona umugabo mwiza ufite n'imibereho iyo usubiza amaso inyuma muvandi ugasubira inyuma ukayakureba umwana wasize mu cyaro ubu ngubu ikintu ndi gushaka ndashaka ko nzajya kumushaka mu cyaro nkara ko nzamubona ese basi iyo cyaro wamushyizemo uri shuwa yuko icyo cyaro bakihari cyangwa barimutse Fatuma nta shira afite wow very nice ibintu ndabikunze cyane kanze noneho mva ndaje Fatuma muhige hasi hejuru naye naramukunze nkomeza kubyihererana ndaceceka
ninjye nawe nibyo ntabwo umwana wanjye namuyoberwa. hari akamenyetso se ufite? Hari akamenyetso umwana arakura agahinduka mu mashaniya. Hari akamenyetso namushyizeho ngewe wamubyaye ntabwo nzamuyoberwa kandi naho namushyize ndahazi. uhazi rero niba ngombwa nushaka n'ubufasha kuri njye nzabuguha pe, ariko iryo banga ryanjye uzarimire. nkusezeranyije yuko nkomanyije n'umutima wanjye nzaribika pe. Umutima wanjye uri kunsimbuka. Nyizera, uri kunsimbuka cyane. Icyo ni ikintu cyo kuvuga, ikintu cyagusenyera natinyuka nkakivuga. Ndi gukeka ko umugabo wanjye yazabimenya rwose kuko mfite umutima ntabwo nkiryama ngo nsinzire. Reka nagize gutyo ubu byakana kamwe ntawe nta kintu wibwiye urumva udafite ikibazo gikomeye n'Imana izajya inabahana kandi nyere mpamvu arimo kubyara umwana ukamuta mu cyaro. isi ntabwo yanze ngiye kuba umukozi w'uru rugo kwe ibyo Kamanzi yandaze kwihita arimo uru rugo kiriya gikobwa ibintu byose byabaye umwanda. ndagira ngo ibintu kubivamo ahubwo nahamagara kuri kisa kwenye dore ko akorode na ba korodina ari byo nabonye bibabereye kuko udafite ibiguhuza ntabwo wabibasha. se amasahane mana yanjye ibikombe ndahera ndagereza hera. dore rero ikintu narinje kukugishaho inama nyine wacyumvisha. ndashaka kuzajya mu cyaro nkajya kumushakisha. namusigiye agafoto kanjye ariko nayo nkiri muto pe, ubuzima bwarancanze ubyumve. niba tuzahura akamenya ntabwo mbizi, niba nawe nzamenya umukobwa wanjye Liza ntabwo mbizi pe. Ababyeyi murahemuka, ababyeyi murahemuka, ababyeyi murahemuka, ababyeyi murahemuka. Umva rero mu mashani ugiye inama itari agakecuru. ko Kamanzi hari umugabo w'intarumikwa ni gute yabyara umuhungu w'inganzwa nkanjye ayo baye ubukwe. se biracya se ndafasha hera. gerageza ushaka amakuru yose ashoboka, ugerageze niba hari umuntu muzanye mu cyaro umubaze ko icyo cyaro uwo mwana ahaba cyangwa Kamanzi ngo akiriho. hari igihe ushaka waraje muri Kigali ukaryuka nk'ukadamarara umwana akabayeho nabi wenda na se yaranapfuye ugasanga abayeho mu buzima bubi. umva rero igishoboka nagufasha, tara amakuru yose ashoboka, niba no ngombwa unshakaho ubufasha ngiye niteguye kugufasha mu bintu byose uzakenera. uzabimbaze pe, ndahari ku bwawe. urakoze cyane. ndabona shakaje Yuziko nari namwumvise nari nasinziriye muri salo mubwire yinjire. Salamu alaikum. Ese shafi amakuru y'imizi kwikoze ukadusura utanaduteguje. Hano se kari nko mu rugo n'ubundi nta kibazo. Mvuga ati byanga bikunze nanyaruka nkabareba ko mumeze. Ubugize neza ariko buturusi. Ariko mwari murabona tumeze neza. Nakavura kari kugwa muri iyi minsi umuntu kubyuka ari kunyeranyereza. Tugiye gutera ibishyimbo. Mfite akarima hano mu gikari nzahashyiramo imboga bw'imvura yaguye. Uragenzwa se n'ubuhoro kuje igikubagaho. Buhoro usibye yuko
inshuti yanjye rero Omar hari situation maze iminsi mbona acamo imeze iteze atameze neza mu kazi, mbona agakora na stress. Nifuje rero nk'umubyeyi asigaranye, ndavuga ni nk'inshuti waza ngaganiriza mama we, vuga ndakumva. nawe yangishije inama kenshi rwose, twaraganiye inama simeze terasa ku ntego ariko bishoboka byose n'umucire nkera mu cyamo warashe ku ntego akambwi nyine yangishije inama yuko hari umukobwa mu muhatira, kandi uwo mukobwa twariganye ndamuzi. bamwita ndetse numve ko umuzi. Shaniye ariko rwose nta mukunda dukurikije ukuntu tumuzi ku ishuri. ahubwo utagiye kuri numvaga nzaza kukureba ahubwo ukamfasha muri icyo kibazo cya Omar na Shaniye, ukambira umuhuza wabo hagati yabo bombi. none se koko Omar katamukunda, Omar katamukunda, mwatse gukomeza guhatiriza ko muri iki gihe umuntu wese asigaye yitiramo, atari nka bya bindi bya kera. Nanabisubye mu bitabo ngiye ntabwo ngo baraza. Rero mwarakenyeye mwaraberewe, rero wiguncukira umuhungu wigumushyiramo za politiki wigumupolitika ngo barazaga bagaterura ubu munanirwa gukora amakazi mushinzwe kabazinduye kabafitiye umumaro, mukigwa mu menshi abantu b'abasore bagira menshi. Ariko rero mama Omar rero nyamaza wakumva inama zanjye. Nta nama yawe nkeneye, nta niyo nshaka. Kare ku mwana akihitiramo, kuko nanjye ibi bintu ndafiteho uburenganzira 100%. yanza bikunda nanjye ndacyari umusore. azashaka nde iwacu baramutse bavuze ati bagiye kumitiramo, ntabwo nabyemera. ntabwo warakinye waraberewe uri murashukira umuhungu. Ni ukuri kw'Imana inshuti nanjye nkabona inshuti yanjye murayibangamira. namubwira Shana akikoza mu bicu, namubwira Shana akikoza mu bicu ngo ntamushaka, naho niwe wiga umuzengereza umujya mu matwi ibyawe na nyamaza ni inama na Omar ndashaka kubyigaho. Hareba ayifatira umwanzuro. Inama naguhaga niba utanyumvishije ngo umwana uburenganzira bwe yihitiremo washatse, ibizamubaho uzabibona. kandi iki se kizamubaho, ntabwo uzagira umukazana ngarambe rwose. niba ufite ubuzima bwawe ku iherezo se ufite iherezo. inama nabahaga nko mu rugo nisangamo. niba mvuga amagambo menshi nta nama nakugishije, nta n'utwo tugukeneyeho, haguruka utasubire wavuye.